Hello Africa. Hey. Chamber Kids. Hey. Monox Kids. Hey. This is DS Kids Africa. Hey. Watch this video as to celebrate 3K subscribers. DJ, give us the beat. Okay, murakaza neza kuri YouTube channel ya Refusha ukoze no mugwanyu iradukunda Jeva. Nkuko maze kubyumva rero iryo ni itsinda rya DS Kids Africa ngo bari bari performinga cyangwa se bashimira abakunzi babo kubwa subscribers 3000 ku rubuga rwa YouTube. Nimvuga subscribers 3000 ni subscribers nyinshi cyane bro. Nawe nimba ugira ngo ndikukubeshya genda kuri za mbuga z'abantu ukunda cyangwa se z'abana mwigana cyangwa se z'abantu uzi nyine wumva ko barenze urebe sub bafite urasanga ari 20 10 100 ufite nyinshi afite 500 gusa uyu nguyu DS Kids Africa afite subscribers ibihumbi 300 nako naringabije nanjye 3000 ni subscribers nyinshi cyane. Izi subscribers rero 3000 ni nyinshi anga yari kubashimira avuga ati mwarakoze kunkurikirana no kuri TikTok mugende mukurikirana cyane dore ko afite subscribe cyangwa se followers 1800 naho mugere mukurikirana cyane. Gusa rero uyu mwana ibintu byaje kuba cyangwa se ibintu byakomeye cyane aho yaje kubabwira yigiranye na Morex Kids Chelsea Foundation Junior Kids kabanze kirema ka video mubanze mukarebe ari kuvuga ati ngo Junior Kids no Chelsea Foundation no Shelly Morex yeah banzira ku video. Hello Africa. Hey. Chamber Kids. Hey. Monox Kids. Hey. This is DS Kids Africa. Hey. Niba umaze kureba ku video rero urabona ko nyine ahangaha ni umwana ufite imana ahangaha yarongera nabyina nabwiye ati Chelsea Foundation wapi Morex Kids wapi Junior Kids wapi DS African Kids yes ubona ko bagiye batangiye nyine ibintu byabo biri ku murongo n'abana bazi icyo bita management muri kamera icyo bita kubyina urabona ko ari abana baratoje nyine bajyanira rimwe. Gusa rero uyu mwana bita DS cyangwa se kabosi bamubagara uko ushaka. Uyu mwana rero yakoze performance zikomeye cyane tujye kuyaza imwe muri performance yakoze cyane. Hari performance yakoze ku Gisozi kuri GS Gisozi n'imbari ya mbere imbari ya kabiri ntago business gusa ni kuri GS Gisozi ubwo murahazi cyane abantu bizeho cyangwa se n'abantu batuye mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero iki kigo rero yagiye gukora performance abana baramwishimira cyane kandi bakirema ka video mukarebe kuri abana bamufashe bamwishimira cyane bavuze induru bavuga ati ngo ni wowe wacu banzukara ko video yakoreye iyo performance yakoreye kuri Gisozi kuri GS Gisozi. Sekarang unik bos ya lagi zibora razi berakari. Namanu. Bigorya bipfuka abyana n'ibingenda. Niba umaze kureba performance rero ari ni performance ya kabiri ngira ngo noneho twibandeho cyane performance irakubiye cyane irarenze barayikunze yari afite abafana fame ni yose iyi ngiyo yayikoreye muri Ruti abantu bazi nyine bakurikirana ibintu bya dance Ruti murayizi cyane nayo ni foundation ikomeye cyane aho bakira abantu bafite impano cyane ukazuraje birebe kuntu aho ngaho yari ari performinga fresh. Niba umaze kureba performance yakoreye muri Route rero iyo ntabwo ariyo performance irenze yakoze. Performance irenze yakoze ni iyi ngiyi gatatu kabe nayo ya nyuma yuko gukora ejo bundi anga nari imibereye no nari ndi kumureba ahangaha aba bana bari no kuvuza akaruru ndi kubireba nanjye numiwe nabuze icyo mvuga nifashe kuma ndavuga ngo dore fame dore
umwana ufite abakunzi, dore umwana urenze pe. Reka kugira abakunzi bijyana no kugira ibikorwa byiza kandi bikeye. Reba iyi performance rero yayikoye ku kigo ciwe, aho yiga ku ishuri, aho twigana, twicarana ku ntebe, ntabwo twicarana ku ntebe gusa, nyine naho yiga. Reba iyi performance rero. Niba umaze kureba performance yakoreye ku ishuri, performance irakubiye cyane. Rero uyu mwana afite impano, tujye tumushyigikiye cyane. Bamwita DS Kids Africa, nawe beretse aho ngaho. Kandi nawe niba ushaka nyine ko uzamurira channel yawe, ntabwo ari njye wazamuye channel yiwe, iyi niba nawe ushaka kuko nkuriraga interview nk'aka ngaka, wanyandikira WhatsApp, noneho nawe tukareba ko twagukorera akegera cyangwa se akaganiro nk'aka ngaka kiza karyoshye, noneho nawe tukareba ko imbuga zawe zazamuka. Uyu mwana wo mu following bamwita DS Kids Africa, wibuke kugira uko subscribe kuri YouTube channel yanyu ya Ila Official. Ndabakunda cyane na Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Ciao ciao.